wari umwe bifite nk'imyaka ingaho ubwo mana ntangiye kunywa urumogi ifite imyaka 8 ibaba maniga ariko narakatiye gihangura bibona neza. Avuga ko ku myaka 8 gusa aribwo yatangiye kunywa itabi rya cannabis cyangwa itabi ry'urumogi. Ushobora kumva ko ibi ari amakabya nkuru, ariko nyamara ngo kuno ukuri kw'ibyabayeho. Yitwa G-Tough, izina rimaze kwamamara cyane muri showbiz nyarwanda. Biragoye cyane ko abakurikirana iby'imyidagaduro ngo utazi umusore G-Tough, bitewe n'urwenya rwinshi yigira mu bitaramo by'urwenya cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Nkurikije imyuka mbona ufite ubanyweye ibiki? Manje nengura mu karo bro. Nakiri kintu nka mu buzima bwanjye. Akira kamuka. Urumva man? Yego. Umusore wigira urwenya rwinshi kuzemo gutobya no gusetsa cyane bituma ushobora gutwara imitima ya benshi mu buryo budasanzwe. Umuri ntagare bya benshi ko umuntu ashobora kwamara mu cyumweru kimwe. Gusa G-Tough we yabigezeho. Uti byagenze bitero. Byose byatangiriye aha. Umva amavubi nibicare nka federation bakora kanama bavuga ati ni gute birapfira hehe, sibyo? Bahamagare bavuga ati twatewe. Kuva iki gihe rero amashusho y'uyu musore yatangiye gukwirakwirana mu buryo budasanzwe, aho basanga nibura 3 muri 5 babitse amashusho ye, ari nako bakomeza kumwibazaho byinshi, aho akomoka, amashuri yize n'ibindi nkabyo, dore ko bamwe batatinyaga kumwita maneko bitewe n'ubuhanga ndetse n'impano zitandukanye yigirira. Tuma bamwibazaho byinshi cyane, bati se uyu muntu ninde? Niba nawe rero ari byo wajyaga umwibazaho, ibisubizo byawe bibuze kuva muri iki cyegeranyo kirambuye naguteguriye ku buzima bwe. Uraza gusobanukirwa impamvu uyu musore yatangiye kumwita bakiri muto ndetse n'impamvu yagiye afungwa cyane n'ibindi byinshi byerekeye ku buzima bwe. Ikaze. Ibintu byabayeho no kubwa Yesu. Burango hari ahantu haje kuba ikirori, ubukwe buraba, ibintu byose biraba, barajya baranywa ibiryo birashinga. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Ntakirutimana Amuza, yavukiye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Kansirege, umudugudu wa Marembo, ahazwi nko muri Sodoma. G-Tough yavutse ku tariki ya 2 Mutarama umwaka w'1946, ubu akaba afite imyaka 39 y'amavuko. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Yavuze ko yavukiye mu buzima butoroshye, aho yisanze abana n'ababyeyi be, ariko ngo nyuma y'imyaka mike ababyeyi bakaza gutandukana bitewe no kutumvikana. Nyina mubyara aramutanagenda, naho se ashaka undi mugore wa kabiri, abamukasi wa G-Tough n'abavandimwe be. Maze ngo umugore arabahangayikisha cyane. G-Tough akomeza avuga ko kujya ku ishuri byabaga ari ikibazo ndetse no kurya byabaga bigoranye. Kubwa amahirwe make ababyeyi ba G-Tough baje kwitaba Imana, basigara na mukasi. Nyuma y'igihe mukasi nawe aza kwitaba Imana, maze batangira kuba bonyine. G-Tough avuga ko yatekereje ubuzima yabayemo bimurenga agasuka amarira, ariko nanone yatekereza ko agihumeka umwuka w'abazima agashimira Imana. Nyuma yo kwisanga muri ubwo buzima rero nibwo atangiye gushaka akazi k'ubunamba cyangwa se koza imodoka, ari nako ashakisha uburyo abonamo perime, ariko uko akoze agatsindwa. Nyuma yo kumva ubuzima bukomeje kumugora, bwiye inama yo guhamagara mushiki we yabaga muri Uganda, amusaba ko yajya kwashakira ubuzima, ariko agezeyo ngo ubuzima bukomeza kumugora. Ngo ku myaka 10 y'amavuko mu cyaro cya Uganda yabayeho ubuzima bubi. G-Tough yarazi ururimi rw'Ikigande, ariko mu cyaro yabagamo bavugaga ururimi rwa Rumbara. Ibi ni ibintu byabanje kumugora cyane. Nyuma y'imyaka 5 umugabo wa mushiki we utwaraga mu kamyo yaje gufungwa. Nyuma yo gufungwa rero ubuzima bukomeza kuba kuri G-Tough, ahita yigena inama yo kugaruka mu Rwanda akahashakira ubuzima. G-Tough wari warisanze mu buzima bubi akiri muto, ubwo yatangiye kwita afite imyaka 8, yaragiye abatwa n'ibiyobyabwenge baramufata bamujyana muri Rahab. Yamazeyo amezi 6 ari kugororwa. Avuga ko nubwo yarabayeho mu buzima bubi, ariko byamuhaye isomo rikomeye cyane byo kumenya ubari we, bagomba kubana nawe ndetse no bagendana ubari we. Kandi ngo byamwigishije ubuzima ku buryo ubuzima bwose bushoboka yabasha kubamo, ngo kuko yize kwihangana, yiga kuba umugabo ndetse yiga no gukomera. Ndetse ngo nibyo bitumye abo ari we uyu munsi. Nyuma yo kuva muri Rahab rero mu mwaka ari muri 2022, G-Tough yese ajyanwa mu kigo ngororamuco. Kandi ngo G-Tough yafungiye mu magereza atandukanye, urugero ni mu magereza ya Mageragere, Nyamagabe n'ahandi atandukanye. Mu buzima busanzwe G-Tough akora akazi ko kudoda inkweto, kugeza ubu aracyari ingaragu, nta mugore nta mwana. Ngaya amateka ya G-Tough, umusore ukomeje kurwaza benshi imbavu. Ako G-Tough mumona ukushirote ya miliyoni bomba yikoze iki? Miliyoni mbere na mbere nagenda nkahita nkora teremusi 6. Teremusi kuko urumva ko nge nikundira mu karo, namara gukora teremusi ayo data we, ariko naha twakura mu karo
Yo, shout out to Caesar, man. Tell him I